Nkuko mwabibonye, iyi ni True Promises Ministries. Iri ni itsinda ry'abaririmbyi ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2009 n'urubyiruko ruturuka mu madini agiye atandukanye. Aba baririmbyi bamenyerewe ku izina ryo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mu ndirimbo bafite zakunzwe harimo nk'indirimbo Nzamutegereza yasohotse mu mezi 2 ashize. Iyi ndirimbo Nzamutegereza ivuga ku kwizera no gutegereza Uwiteka. Iyi ndirimbo ikaba yarakunzwe n'abantu cyane cyane bakunda umuziki wa gospel. Tutaramenya byinshi ku korali cyangwa ku iri tsinda, ndaje nkubwira amavu n'amavuko y'iri tsinda aho ryaturutse cyangwa aba baririmbyi kugeza na n'ubu ngubu aya masaha tuvugana. Icyo usabwa ni ukugumana nanjye kugira ngo wumve amateka y'iyi korali. Iri tsinda True Promises yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2009. Yatangiye igizwe n'itsinda ry'abantu 9. Nyuma yaho kuva icyo gihe iyi korali yakomeje kwaguka aho kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2023 yari ifite abaririmbyi barenga 500 ku isi hose. Mu kiganiro cyatanzwe n'umuyobozi w'iri tsinda Ndahire Mandela, batangaje ko bateguye igitaramo gikomeye cyabaye ku itariki ya 1 Ukuboza mu mwaka washize w'ibihumbi 2024. Iki gitaramo cyabereye ahitwa ka Kigali. Iki gitaramo cyiswe True Worship Live Concert. Iki gitaramo kandi cyari kigamije guhuriza hamwe abakunzi b'umuziki wa gospel mu kuramya no guhimbaza Imana. Ndahire Mandela yavuze ko iki gitaramo cyari gikunzwe cyane kuko cyaririmbwemo indirimbo zikunzwe cyane, kuva ku ndirimbo ya alubumu yabo ya mbere ukageza ku ndirimbo iheruka gusohoka. Uyu muyobozi yongeyeho ko bahisemo kudatumira andi makorali cyangwa abandi bahanzi kugira ngo bibande mu ndirimbo zabo bwite. Ibi bivuze ko iki gitaramo cyari cyateguwe ku buryo bugaragarira amaso. Iri tsinda ryamamaye mu ndirimbo zirimo Wadushyize ahakwiriye, Umwami ni mwiza pe, Ni umukiza, Ni bande, Turaririmba na Uruwera. Izi nizo ndirimbo fatizo byibura zigaragara zamamaye ku iri tsinda. Mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo, iri tsinda rya True Promises Ministries ku bufatanye bwa African Evangelistic Enterprise AEE Open Air Company Rwanda, iyi ni kompanyi itwara indege mu Rwanda, ku bufatanye n'akarere ka Bugesera bateguye igikorwa kivugabutumwa cyabereye mu karere ka Bugesera kuva ku itariki 20 kugeza ku itariki 26 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2023. Iki gikorwa cyarimo ibikorwa bitandukanye birimo ivugabutumwa mu ngo, amahugurwa y'abapasiteri, imikino y'umupira w'amaguru, ibitaramo byo hanze ndetse no kwerekana filime za Yesu Kristo. Iri tsinda cyangwa aba baririmbyi ba True Promises bakomeje kwamamaza ibikorwa byabo binyuze mu ndirimbo no mu bindi bikorwa by'ivugabutumwa bigiye bitandukanye ku isi, yaba mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Mbega iri kugenda yagura ibikorwa byayo yaba ku ruhando mpuzamahanga no mu gihugu mw'imbere. Ibindi wamenya ku iri tsinda cyangwa True Promises, ni itsinda ryigenga cyangwa na denomination mu ndimi z'amahanga. Iri tsinda ntibarizwa mu madini runaka, rifatwa nk'itsinda rya gikristo. Iri tsinda kandi rikomeje gukorera Imana binyuze mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, rikanagira abantu bo mu madini agiye atandukanye. Bivuze ngo umuntu wese ntahejwe, uwaba yiyumvamo ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami we wese yemeye kujoininga iyi groupe. Bivuze ko bahuriza hamwe abemera Yesu Kristo batitaye ku idini runaka, apfa kuba yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ibyo byonyine biba bihagije kugira ngo wisange uri umunyamuryango w'iyi korali. Iri tsinda umuntu urijyamo wese agomba kuba yemera Yesu umwami n'umukiza we gusa. Ibyo biba bihagije. Aba kandi ntitwagenda tutabibukije ko aba ni abaririmbyi baririmba ubutumwa bwiza mu ndirimbo, yaba no mu bitaramo, imbuga nkoranyambaga no mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ivugabutumwa. True Promises ikurikiranwa n'abantu benshi ku isi, yaba ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye. Urugero, bafite nk'imiyoboro 2 babakurikiraniraho kuri YouTube channel zabo. Uyu muyoboro witwa True Tunes, uyu ukurikiranwa n'abasaga miliyoni 2. Uyu muyoboro nawo ugizwe n'aba baririmbyi baramya no guhimbaza Imana. Mu ndirimbo zabo zigezweho cyangwa zikunzwe cyane harimo nk'indirimbo yitwa Ni kweli mimi, niyo bita Nzamutegereza. Izizo mu mezi zimaze zisohotse zarebwe cyangwa zikurikiranwa n'abasaga miliyoni 14. Aba ni abantu benshi ushyize ku kigereranyo cy'abantu bari mu gihugu n'abantu batuye ku isi hose. Ushyize ku rugero mu buzima busanzwe, nta korali zikunda kugira agahigo ko kugira abantu bangana gutya. Cyabikora korali yigeze kubigeragezaho niyo bita Family of Singers Choir.
iyi yigeze kugira abantu basaga miliyoni 2 mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2015. Irindi tsinda ryaciye agahiko ko kugera kuri miliyoni ni itsinda rya Vestina na Dorcas. Iri tsinda kuri page yabo ya Facebook bakurikiranwa cyangwa barebwa n'abasaga 2,000. Naho kuri Instagram bafite ababakurikirana barenga 18,000. Aba ni abakurikirana ibikorwa byabo bya buri munsi tudashyizeho ababareba mu buzima busanzwe. Aba barihariye mu buryo bw'imicurangire kuko usanga abacuranzi bayo bitagendeye ku bantu runaka aribo babafasha no mu buryo bw'imiririmbire. Bivuze ko bose ni abaririmbyi. Nubwo nta mibare ihari nyayo igaragaza uko amakorali akurikirana mu Rwanda, True Promises iri mu matsinda y'abaririmbyi akunzwe cyane mu Rwanda, akurikiranwa n'abantu benshi. Nko mu bihembo bya Groove Award Rwanda, True Promises Ministries yagaragaye mu cyiciro cy'amakorali mu Rwanda akomeye. Iri ntago ari ryonyine, ni itsinda bita Gisubizo Ministries, Healing Worship Team, Power of the Cross Ministries, hamwe na korali Shalom. Iyi mwese murayizi. Ibi byerekana ko iyi korali iri mu matsinda akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu muziki wa gospel. Nk'ibyo bidahagije, abaririmbyi bazwi cyane cyangwa iri tsinda ryigeze kugera harimo nka Nel NGABO. Uyu muhanzi muramuzi, yari umwe mu baririmbyi bagize iri tsinda b'ingenzi. Ubu yibanda ku muziki wa secular. Uyu muhanzi Nel NGABO yagize uruhare rukomeye cyane mu izamuka cyangwa mu iyaguka ry'iri tsinda. Hari uwitwa Marita. Uyu ni umwe mu baririmbyi b'abagore bafite ijwi ryiza kandi rifite ingufu. Azwi cyane mu ndirimbo nka Uzaza Ryari, Hari Impamvu ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. David Blaze azwiho ubuhanga mu kuririmba no gutunganya amajwi y'abaririmbyi. Ijwi rye riroroshye cyane kandi rinyura benshi bamwumva cyangwa abamukurikirana mw'iki gihugu cyacu. Hari n'uwitwa Emmanuel. Uyu ni umwe mu baririmbyi b'abagabo bagaragara kenshi mu ndirimbo za True Promises. Afite ijwi rinini ryuzuza neza amagambo y'indirimbo. Uyu muramuzi cyane, yamamaye mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'ikorali. Yves na Clarissa, aba murabazi, bagaragaye cyane mu mashusho y'indirimbo ziri live. Aba bombi uko ari babiri bagaragara mu kuririmba bahuje neza amajwi yabo. Aba baririmbyi n'abandi batandukanye batagaragara cyane mu itangazamakuru, bose hamwe bubatse itsinda rikomeye rifite umwihariko mu buryo bw'imiririmbire mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gospel. Ibi bishimisha abantu benshi yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo.